Turabaramukije mwese aho duhuriye kuri uyu murongo, abo Imana yafashije bagashobora kurama kandi bakaba babonye n'ubuzima n'uburyo bibageza kuri uyu murongo, ko dusangiye amahirwe, dusangiye n'amashimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugeze mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka mbere y'uko twiga ijambo ry'Imana, njye muri kumwe ni Nirere Abeli, tugiye gusenga rero, hanyuma twigira hamwe ijambo ry'Imana kugira ngo Imana idufashe kuryumva kandi izashoboze na buri wese kuryumvira. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kuduhaye aya mahirwe, izina ryawe rihimbazwe, ukuduhaye kurama, kuduhaye uburyo bwo kwiga, uduhe n'imbabazi zawe dukize ibyaha, amazina yacu akomereze mu gitabo cy'ubugingo. Umwuka wawe azabane natwe, atwigishe, aduhe gusobanukirwa, uzadushoboze ibyo ushaka, tukiri ku isi tubigenderemo uko bikwiriye, nugaruka tuzaraga ubugingo. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero twigira hamwe ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko itubwira ngo itorero ry'Imana, guterana n'aho duteranira. Ni ibintu bibiri, ni ukumenya itorero ry'Imana, tukamenya ko guterana ari ihame cyangwa se amateraniro yera ni ihame, tukamenya n'aho dusabwa guteranira. Ibi kubyiga ni ngombwa kubera ko ku isi yacu birimo urujijo, bitewe n'uko ibyiyitirira itorero byabaye byinshi, noneho bizana urujijo n'amabwiriza y'ijambo ry'Imana abantu barayatatiriye, ntibayashyira mu mwanya wayo. Ni byiza rero ko abantu biga bakamenya ngo itorero ry'Imana ni iki, ese guterana cyangwa se gusenga cyangwa kwigira hamwe byo bikorwa bite, ni ibiki, ese aho guteranirwaho abantu bateranira ni hehe, ese haba hameze hati? Ni ibyo bintu bitatu, izo ngingo eshatu nizo dushaka gusobanukirwa, maze tukaba dushoje icyigisho cyacu cyo muri uyu mwanya. Turahera mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Gutegeka igice ni icya karindwi, umurongo ni uwa gatandatu. Gutegeka 7:6 kugeza ku murongo wa 7 baravuga ngo, kuko uri ubwoko ubwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Itorero, ubusobanuro bw'itorero baratubwiye ngo ni ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe yaragutoranije, gutoranya mu mahanga yose yo mu isi kugira ngo ubu bwoko yironkeye. Ab'itorero cyangwa se abagize itorero ni abantu baje muri ubu buryo, bagomba kuba mbese kwitwa itorero ni iryabayeho muri ubu buryo. Ni ubwoko bwerejwe Uwiteka, ndetse n'abantu batunganijwe uko Imana ishaka. Tunganywa ni ukwezwaho imyanda. Mu buzima busanzwe ikintu cyose gitunganijwe bagitandukanije n'ibidakwiriye. Ubwo nabo rero ni abantu batandukanye n'ibidakwiriye, hanyuma batoranijwe mu mahanga yose yo mu isi, ngo batoranywa kugira ngo babe ubwoko Imana yironkeye, cyangwa se baba abantu Imana yitoranirije. Cyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'andi yose. Noneho itorero ry'Imana
kwitwa itorero ntabwo bishingiye ku myaka myinshi abantu bamaze ku isi, ntabwo bishingiye ku bwinshi kuba abantu ari benshi cyane cyangwa ari bake. Abantu ari itorero ry'Imana ntabwo bishingiye ku bukungu, ntibishingira ku mashuri, ntabwo bishingira ku karere, ahubwo ni abantu Imana yaronse, ni abantu Imana yatoranije ngo baba abantu berejwe Uwiteka, berejwe Imana. Ni abantu batunganijwe, batandukanijwe n'ibidakwiriye, batoranijwe ngo kandi mu mahanga yose. Ubwo ni ukuvuga ngo wabasanga mu moko yose, wabasanga mu bihugu byose, wabasanga mu mahanga yose, mu nzego zose. Aba bantu birashoboka ko wababona. Noneho ubwo icyo tumenya muri uyu murongo ni uko iyo bavuze itorero, ni abantu Imana yagiye ihamagara ibatoranije mu mahanga yose, ngo kandi ibahamagarira kugira ngo bezwe, batandukanywe n'ibidakwiriye. Niko kwezwa. Noneho turajya mu gitabo cya Petero, ni urwa mbere igice cya 2 umurongo wa 9. Turi gushaka ijambo itorero ry'Imana, kuko byitwa bityo ni byinshi, ariko kugira ngo dutandukanye itorero ry'Imana n'andi matorero atandukanye, turasoma muri Bibiliya kugira ngo tubyumve neza. Umurongo wa 9 w'igice cya 2 cy'urwa mbere rwa Petero haravuze ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, ni abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Aba ni abantu Imana yatoranije, ngo ibatoranije mu bandi, ibagira abantu bazaba ku isi nk'abatambyi bayo. Ivuga ko ari ishyanga ryayo cyangwa ubwoko bwayo, abantu Imana yari ironse cyangwa se kuronka ni ukunguka. Ni abantu Imana yungutse kugira ngo babe ku isi bashinzwe kwamamaza ishimwe ryayo. Yabakuye mu mwijima ibageza mu mucyo w'itangaza. Ubwo bavuze umwijima, yabakuye mu bujiji, mu butamenya, ibamenyesha umucyo ni ijambo ryayo. Mbese ubushake bw'Imana barabumenye neza, babukomoye mu ijambo ryayo, ibakiza ubutamenya. Nuko amaze kugera muri uwo mucyo rero, haranditswe ngo kera ntago mwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwari mwakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Abantu iyo bataramenya ukuri kw'Imana ngo bakujyemo, ngo baba atari ubwoko bwayo, ahubwo baba ari amoko. Mu isi hari amoko menshi, amwe asenga ibigirwamana by'ubwoko runaka n'ibindi. Buri bwoko bwose bufite uko bubigenza. Noneho ngo abantu batari bahamagarwa muri ubu buryo, baba batari baba ubwoko bw'Imana, ubwo baba bari muri ya moko asanzwe asenga uko ashaka ibyo ashaka. Noneho iyo abantu bamaze kuba ubwoko bw'Imana, ngo bemeye kuva mu mwijima bakajya mu mucyo wayo, bakezwa, bamara kwezwa ngo bakaba bafite inshingano yo kujya bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ngo bakaba ari abantu bababariwe ibyaha. Icyo gihe turasomye ngo aba bantu bamaze kubabarirwa, kera ntibari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Aba bantu ni abantu bejejwe, ni abantu batoranijwe mu moko no mu mahanga, ni abantu bariho ngo barakijijwe umwijima, baramaze kujya mu mucyo, ngo bashinzwe kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Ni abantu bababariwe ibyaha byabo. Noneho aba bantu ngo bitwa ubwoko bw'Imana. Ubwo rero nta muntu ujya uhaguruka mu gitondo ngo avuge ngo nabaye uw'Imana, ahubwo umuntu arabanza akava mu mwijima, akava mu butamenya, akamenya umucyo w'ijambo ry'Imana,
akawugenderamo, uwo mucyo ukamutandukanya n'ibidatunganye, akezwa. Ubwo kwezwa no gutandukana n'ibidatunganye, uvuga ngo wari umusinzi areka gusinda, uwari indaya akareka kuba indaya, uwamburaga akareka kwambura, uwibaga akareka kwiba, uwagambanaga akabireka, uwicaga akabireka, uwasebyaga akabivamo, utari umwiringirwa agahinduka umwiringirwa, uwabaga nabi akaba neza, uwabeshyaga akavuga ukuri. Mbese ni uguhinduka, uwo muntu akava mu bidatunganye akaba yejejwe, ngo akaba asigaranye inshingano, kuko yamaze kumenya umucyo yavuye mu mwijima, ngo akumva afite inshingano yo kujya yamamaza ishimwe ry'Imana yamuhamagaye. Abasaba batyo bahuye baturutse mu moko n'amahanga atandukanye, ngo babe bake cyangwa benshi, abo nibo bitwa itorero ry'Imana. Noneho uko niko Imana itoranya abantu bayo maze ikabahamagara. Mu gitabo cya Yesaya, reka naho tuhasome, turi gushaka ibimenyetso biranga itorero ry'Imana, kugira ngo dutandukanye inyito ziba ku isi, abantu bavuga iyo nyito ariko bayihuza n'ibitari byo, ahubwo turebe uburyo bwayo nyirizina. Yesaya, reka turebe uyu murongo wo muri Yesaya, turebe ko tuwubona. Turebe umurongo dushaka gusoma mu gitabo cya Yesaya. Reka turebe ko tubona uwo murongo. Turashaka, reka turebe ko tubona uwo murongo wo muri Yesaya. Reka turebe ko tuwubona. Yego, ni Yesaya 42 umurongo wa 7. Haravuze ati, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro, ni njye wamuremye, ni njye wamubumbye. Kuba ubwoko bw'Imana cyangwa kuba itorero ry'Imana, ngo ni abantu bahamagawe, ni abantu bejejwe, ni abantu batoranijwe, ni abantu bababariwe ibyaha, ni abantu bakuwe mu mwijima bagezwa mu mucyo w'itangaza. Bamaze kugera muri uwo mucyo, ngo bahabwe inshingano yo kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Noneho bakaba bageze ku nshingano Imana yari yararemeye umuntu ikimurema, ngo ni umuntu yararemwe ngo azaheshe Imana icyubahiro. Ubu rero kuko abantu atari byo barimo, bagiye mu bindi, noneho Imana igenda itoranya bemera, ikabahamagara, bake cyangwa benshi bemeye bahuriye hamwe, bakuzuza ibi byangombwa, maze bakabona bakitwa itorero ry'Imana. Ni abantu bahamagawe bagatoranywa, icyo ni kimwe. Ni abantu bakuwe mu mwijima bagezwa mu mucyo. Ni abantu bejejwe, ni abantu bababariwe ibyaha, nuko bahinduka ubwoko bumwe, ishyanga ryera, ngo ryitwa abatambyi bo kujya batamba ibitambo by'Imana mu mwuka. Noneho aba bantu ngo babayeho ari abo guhesha izina ry'Imana icyubahiro, ari abo kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Imico yabo ni uko bejejwe, baratunganijwe batandukanywa n'ibidakwiriye. Ni abantu bavuye mu butamenya mu mwijima bagera mu mucyo. Ni abantu batandukanye n'ibyaha, barababarirwa ibyo bakoze mu bujiji. Ni abantu bafite inshingano yo kujya bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, bakabaho babereyeho guhesha Imana icyubahiro. Ngaho aba bantu iyo bamaze guhura mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 3, Abaheburayo 3, turi kurebera hamwe ijambo, ubusobanuro bw'ijambo itorero ry'Imana, kuko byitwa bityo ni byinshi. Noneho reka turebe, birashoboka ko ibintu bihuza amazina kandi atari bimwe, nuko n'abantu bahuza amazina kandi atari bamwe. Reka turebe rero itandukaniro ry'iri torero ry'Imana n'ibihuje naryo amazina, ariko bidahuje aho bituruka.
ibyo bindi ntitubivugaho, ahubwo turavuga ku itorero ry'Imana ubwaryo ryonyine, aho rikomoka, ibiriranga. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ajya gusenga. Umuntu ashobora kwitirirwa Imana ariko ntahahuriye n'ibyayo, kuko mu isi buno ni mpamunyana mwijyanire. Umuntu wese arashaka bizinesi, akareba iyo abona yashobora, iyo imuhaye amafaranga, iyo imumereye ko ashaka akabari yakina. Nibyo Imana rero byamaze kuba, nabyo ni urucuruzo ubu ngubu, nabyo biracuruzwa ku isi, biracuruzwa. Buno mu isi iyobokamana yamaze gukoreshwa mu buryo bwinshi. Bamwe barayicuruza, ikoreshwa mu gukoroniza amahanga, ikoreshwa mu bucuruzi bwo kwishakira inyungu z'abantu ku giti cyabo, ikoreshwa mu buryo bwinshi. Noneho ubuho isiga hari n'ubwaka bw'amarangamutima gusa, abantu bagahagurukana ibintu bibwira by'ibyiyumviro bakabyitirira Imana, yemwe bigahombya bamwe, bakanakena bakahunga igihugu, bakajya inyuma y'igihugu ngo bari guhunga ngo ibimenyetso by'inyamaswa, ibintu byo gupapira bitagira aho bishingiye. Ibyo byose birahari kandi bikitirirwa Imana. Abashaka amafaranga barahaguruka ngo bari gukorera Imana. Bashatse uburyo bwo gukoroniza ibindi bihugu bakabyitirira iyobokamana. Abafite uburyo bwo gushaka ibyo byiyumviro byo kwibwira kutari kwiza, kutarimo n'inyungu, ko kwibeshya gusa, nabyo birahaguruka bikayobya abantu ngo Yesu yaje, bagashyiraho amatarike kandi ayo nta Yesu yigeze abaha. Ibyo bakabeshya byose bikagenda bikajya bikitirirwa ngo ni itorero ry'Imana. Rero turashaka ngo tumenye ngo itorero ry'Imana rirangwa n'iki, kugira ngo muri aka kajagari umuntu arimenye, aritandukanye n'ibyitwa bityo. Icya mbere ni abantu bahamagawe n'ijambo ry'Imana, ni abahamagawe n'Imana kandi Imana ihamagaza ijambo ryayo. Ni abantu bejejwe ngo batandukanijwe n'ibidakwiriye. Ni abantu ngo bakuwe mu mwijima bagera mu mucyo. Ni abantu bariho ngo barababariwe ibyaha byabo, ngo bafite inshingano ku isi yo guhesha Imana icyubahiro no kwamamaza ishimwe ryayo. Noneho gusanga abantu bavuga yuko bitwa itorero ariko ari abasinzi, barimo bafite icyerekezo kizambya nk'abandi bose, ntaho byaba bihuriye, byaba ari kwitirirwa iryo zina gusa. Noneho rero iryo torero mu Baheburayo 3:6 ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Inzu y'Imana ni twebwe abantu, ni ukuvuga ni babandi bubaha Imana, abo bahamagariwe kubaha Imana, abo bahamagariwe kwamamaza ishimwe ryayo, ngo nibo bahinduka inzu y'Imana, Yesu akaba umutware w'iyo nzu. Ngo niba bakomeza ibyiringiro byabo ngo bizakomere bigeze ku mperuka. Abo nibo bitwa itorero ry'Imana. Mu gitabo cya mbere cya Petero, reka dusome 2:5. turi gushaka itorero ry'Imana. 2:5, reka turebe ko tuyabona magambo. Ego haratubwiye ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mu binzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Aya magambo arajya gusa nayo mu Baheburayo, avuze ngo namwe ngaho nimwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Aba bantu b'Imana bahamagawe ngo nibubakwe nk'amabuye mazima, bahinduke nk'aho babaye inzu y'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana uture muri bo, maze bahinduka abatambyi b'Imana bwo gutamba ibitambo bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Noneho dukwiriye kumenya ko itorero ry'Imana ntabwo ari inyubako y'urusengero, ntaho bihuriye, ahubwo hano kuduhamiriza ko inyubako Imana ibamo ni mu bantu. Ngo twubakwe nk'amabuye mazima, maze duhinduke inzu y'umwuka
umwuka w'Imana ture muri twe, ngo natwe tube nk'abatambyi bazajya batamba ibitambo by'umwuka bishimisha Imana kubwa Yesu Kristo, kubwo kumwizera no kumwubaha. Noneho iyo bavuze itorero ry'Imana, ni abantu bake cyangwa benshi bahamagawe n'Imana, batoranijwe mu mahanga yose, mu moko yose, mu nzego zose, bubaha Imana, ngo bejejwe, batandukanijwe n'ibizira bikorerwa mu isi. Hanyuma abo bantu bakaba babereyeho, ngo bavuye mu mwijima w'ubutamenya, ahubwo bari mu mucyo utangaje w'ijambo ry'Imana. Hanyuma aba bantu ngo babereyeho guhesha Imana icyubahiro, babereyeho kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ngo nuko ngo bakagira ibyiringiro, ibyo byiringiro byabo nibikomere bikageza ku mperuka, ngo Yesu azaba ari we mutware uyobora iryo torero, kandi ngo bazaba ari nk'abatambyi bo kuzajya batamba ibitambo byo kunezeza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Noneho ngaho twicuma imbere Abefeso 2:22, 22, Abefeso 2:22, haratubwira ngo, Abefeso 2:22 hati, muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri Yesu turubakwa tukaba inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, ko twasomye ngo umwuka w'Imana, turi inzu yo kubabwamo n'umwuka w'Imana. Noneho ibwo itorero ry'Imana ntabwo yo bari kuri barahabaga urusengero, Imana ntiba mu rusengero rw'amatafari n'amabuye, ngo ahubwo iba muri abo bantu bayo, nibo bahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, nibo rusengero rw'Imana, ni nabo torero ry'Imana. Ngo inshingano bafite ku isi, kuko bakuwe mu mwijima w'ubutamenya bagahabwa umucyo uhagije, ngo babereyeho guhesha Imana icyubahiro, bakajya bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, kandi ngo batandukanijwe n'ibizira, ni abantu bejejwe. Noneho Timoteyo wa mbere 3:15, Timoteyo wa mbere 3:15, reka naho tuhasome ayo magambo dushaka. Aravuze ngo, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Pawulo yari yandikiye Timoteyo amabwiriza azakoresha yo kuyobora itorero. Aramubwira ati, gitumye nkwandikiye ibyo ni ukugira ngo umenye ibizajya bigenzerezwa, imigenzereze, ibyo uzakorera mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana. Mubakwe nk'amabuye mazima, mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. None hano horanditse aravuze ngo, uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana, kandi ngo iryo torero ni ryo nkingi y'ukuri, ni naryo rishyigikiye ukuri. Iyo bavuze itorero ni icyo rivuze. Ni itorero, ni abantu batoranijwe mu moko, mu mahanga yose, ni abantu bejejwe kwezwa no gutandukana n'ibidatunganye, ni abantu ngo bafite ibyiringiro, ni abantu bababariwe ibyaha, ni abantu bakuwe mu mwijima bagera mu mucyo, bababariwe ibyaha, ni abantu bariho ngo intumbero yabo ni ukwamamaza ishimwe ry'uwabahamagaye, kandi bagahesha Imana yabo icyubahiro. Noneho ngo kandi bagahinduka inkingi ishyigikiye ukuri. Ni ibintu bitatu: ni uguhesha Imana icyubahiro, ni ukwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ni ukuba mu isi bameze nk'inkingi zishyigikiye ukuri. Iri ni ryo torero ry'Imana. Noneho baba benshi cyangwa bake, ni itorero, kuko muri Matayo 18:20 Yesu yaravuze ngo, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye nzaba ndi hagati muri bo. Urumva ko ntibigombera kuba abantu ari ikiriri cyinshi, ahubwo ibyangombwa byo kurebwaho si ubwinshi, si ubukungu, si amashuri, si ukumenyekana cyane, si imyaka myinshi abantu bamaze,
ngo ahubwo ikirebwaho, ese abo bantu bahesha Imana icyubahiro? Ese abo bantu barejejwe bitandukanije n'ibidakwiriye? Ese bamamaza ishimwe ryo bahamagaye? Ese bagendera mu mucyo ukuri kw'ijambo ry'Imana batandukanye n'ibinyoma? Ese koko barahagaze nk'inkingi ishyigikiye ukuri kw'Imana? Nibyo birebwaho. Naho kureba yuko abantu bamaze imyaka myinshi, ibyo byo ntabwo ari byo byitabwaho. N'ibindi byose birebwaho mu isi, iby'Imana ntabwo bisuzumirwa kuri icyo. Noneho ikindi tugomba kureberaho ni aya magambo tugiye gusoma. Iyo turayasoma mu mwuka w'ubuhanuzi, ni mu gitabo cyo guhamagarwa 165, 165, baratubwira ngo, reka mbanze nsome 164, turambukira kuri iyo yindi. Haravuze ngo itorero rya Kristo mu isi riri hagati y'umwijima w'iby'umwuka w'isi, yigometse, yasiribanza amategeko ya Yehova, ariko umucunguzi waryo waritangiye incungu, ariyo maraso ye y'igiciro cyinshi, yateganirije ibikenewe byose kugira ngo itorero rye ribe umubiri wahindutse, umurikiwe n'umucyo w'isi, rifite ubwiza bwa Emanueli, imirashi ya zuba ryo gukiranuka irabagiranira mu itorero rye. Izahuriza intama zose zararagiye zikazimira mu mukumbi w'Imana, kandi zizabona ubuhungiro muri yo. Bazabonera amahoro, umucyo n'ibyishimo muri wa wundi we mahoro no gukiranuka iteka ryose. Abizera b'itorero buri wese ku giti cye agomba kureka umucyo w'urukundo rw'Imana ukamurika mu mutima we, kugira ngo ubashe kumurikira abandi. Muri abo bagize itorero ry'Imana, umwe ku giti cye ngo nareke umucyo w'Imana umurikire mu mutima we, maze nawe abone ukuntu ahinduka uwo kumurikira abandi. Turi mu kaga gakomeye ko kwemerera ibitotsi by'iby'umwuka bikadutwara. Twirinde tudahararukwa imirimo y'itorero n'inshingano z'iby'iyobokamana. Buri wese mu bagize itorero ry'Imana yirinda atazahararukwa inshingano z'itorero z'iby'iyobokamana. Reka turwanye dushikamye ubwo bunebwe bw'umutima buteza akaga igikuriro n'imibereho y'umukristo. Itorero rizaba rizima kandi ritera imbere ridafite abizera bakorana. Subiremo ngo baravuze ngo itorero ntirizaba rizima kandi ridatera imbere. Subiremo neza kugira ngo imirongo humvikane. Reka turwanye dushikamye ubwo bunebwe bw'umutima buteza akaga igikuriro n'imibereho y'umukristo. Itorero rizaba rizima kandi rigatera imbere ni irifite abizera bakorana umwete, buri wese ku giti cye, bakorera abandi ibyiza no gukiza imitima. Iri ni ryo rizaba rizima, ni ryo rizaba itorero nyakuri. Icyo ni cyo kizaba imbaraga ibasunikira gukora igikorwa cyiza cyose. Abakristo nk'abo bazakorana umwete mwinshi mu gukorera agakiza kabo. Imbaraga zari zarasinziriye zizakanguka, imitima izasunikwa no kumaramaza kutaneshwa, iharanira kuzabwirwa n'umukiza ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka, no kwambara ikamba ryo kunesha. Ibi nibyo bazaba baharanira, ngo bazaba baharanira agakiza kabo, baharanira iterambere ry'itorero, ngo bashaka gukiza imitima y'abandi.
Kristo ahindura itorero rye urusengero rwiza rw'Imana, aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye nzaba ndi hagati muri bo. Itorero rye ni ibikari by'imibereho yera, ryuzuyemo impano zitandukanye kandi ryambaye umwuka wera. Ijuru riha inshingano yihariye buri wese ugize itorero hano ku isi, kandi umunezero wa bose ukomoka mu munezero wabo bafasha ndetse bakabahesha umugisha. Umunezero w'abagize itorero ukomoka mu kuba nabo bafasha abandi kandi bakabahesha umugisha, kuko n'iki itorero ryahamagariwe. Itorero ryiswe itorero, ariko abantu ntibezwe ngo bitandukanye n'ibizira, baba bataye umurongo, ntibaba bakiri itorero. Uko ryaba ryarahamagawe kose ariko rigata umurongo, rigakomeza komatana n'ibizira byo mu isi, ryaba ritaye umurongo. Ribayeho ngo ariko rikaba ritagendeye mu mucyo bwo rikagendera mu mwijima, ubwo ni mu bihimbano by'abantu, ryaba ribaye ikindi kitari itorero, kuko twasomye ngo rigomba kuva mu mwijima, rigomba kwezwa rigatandukana n'ibibi. Ngo riramutse ritejejwe ngo ritandukane n'ibibi, riramutse ritagendeye mu mucyo wose w'ijambo ry'Imana, riramutse ritaye inshingano yo guhesha Imana icyubahiro, riramutse ritaye inshingano yo kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ngo rigatandukira inshingano zo guhesha abandi umugisha no kubahesha agakiza, ryaba ritaye umurongo, ryasigarana izina gusa ariko ritakiri itorero. Noneho dukomeza hirya baravuga ngo iyo paje ikurikiyeho baravuze ngo urusengero rw'Abayuda rwari rwubatswe n'amabuye yatunganijwe mu misozi, yatunganirijwe mu misozi, mu nganzo, kandi buri buye ryari riberanye n'umwanya ryagenewe mu rusengero rwatunganijwe, rigasenwa kandi rikageragezwa mbere y'uko rizanwa i Yerusalemu. Kandi yose amaze kugezwa ku kibanza, inyubako yarazamuwe icyarimwe, hatumvikanye urusaku rw'ishoka cyangwa inyundo. Iyi nyubako ishushanya urusengero rw'Imana rw'iby'umwuka, rugizwe n'ibikoresho byahurijwe hamwe bivuye mu mahanga yose, indimi, amoko n'inzego zose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, abize n'abatarize. Si amabuye y'ibishonyi yagombaga gukubitwa inyundo no gushyirwaho umutarimba, ahubwo ni amabuye mazima yacukuwe mu isi hakoreshejwe inyundo y'ukuri. Kandi umwubakisha mukuru, umwami umwami w'urusengero kuri ubu araconga no kuboneza abantu be, abashyira mu myanya bagenewe mu rusengero rw'iby'umwuka. Uri kumva ko noneho ntibikiri ya mabuye yubaka insengero, ngo ahubwo ni abantu be mu rusengero rw'iby'umwuka. Kera hakoreshwaga amabuye n'ibiti bari kubaka insengero, ahasengerwaga n'ubwoko bumwe bwa Isirayeli. Ubu siko biri. Imana ntigifite abisirayeli nk'ubwoko bumwe, ahubwo mu mahanga yose uyubaha iramwemera. Maze abo bantu muri buri karere, ngo mu nzego zose, mu bakomeye n'aboroheje, mu bize n'abatarize, ngo abemeye irabaconga ikabahindura amabuye mazima yo kubaka urusengero rw'iby'umwuka. Igihe ruzaba rwuzuye, uru rusengero ruzaba rutunganye impande zose, rwishimiwe n'abamarayika n'abantu, kuko umwubatsi n'umuremyi warwo, umwubatsi n'umuremyi warwo ari Imana. Noneho urwo rusengero ravuze ngo n'abantu, uru rusengero igihe ruzaba rutunganye impande zose, rwishimiwe n'abamarayika n'abantu, kuko umwubatsi n'umuremyi warwo ari Imana. Zazindi za kera n'abantu bazubakaga, naho ubwo ngo ni Imana irwiyubakira, n'abantu bubakwa
ni ukubaka imico yabo hakoreshejwe ngo ukuri kugereranywa n'umutarimbo. Imana ikagenda ibaconga ngo ikabasena, igenda ibakura batandukanya n'ibyaha, batandukana n'ibidakwiriye, nk'uko byanditswe muri Bibiliya ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Noneho iyo havugwa itorero ry'Imana, tujye tuzirikana ko batari kuvuga ubwinshi, ntabwo bari kuvuga icyubahiro n'amashuri, ntabwo bari kuvugwa imyaka n'uburambe, nta bindi biba bivugwa. Itorero ry'Imana nyakuri kugira ngo ritandukanye n'ibindi byitwa gutyo, ngo ni ukureba ko ari abantu bavuye mu mwijima ngo uwo mu by'isi, ngo bakaba baramaze kugera mu mucyo w'ijambo ry'Imana ari ryo ribayobora. Kabiri, ni ukureba ko abo bantu bariho bahesheje Imana icyubahiro. Gatatu, ngo ukareba ko babayeho bari kwamamaza ishimwe ry'uwabahamagaye. Mbese ibyo byababayeho nabo bari gukenera kubyamamaza ngo n'abandi babimenye. Noneho aba bantu baratubwiye ngo buri wese azajya akora ibishoboka byose ngo ari kugira ngo arebe ko n'abandi bahabwa umugisha, ngo nabo bizatuma bahabwa umugisha n'Imana. Noneho hepfo aravuze ngo igihe ngo ubwitonzi bwagaragaye mu kubaka urusengero ni icyigisho kuri twe kirebana n'ubwitonzi tugomba kugaragaza mu kubaka imico yacu. Kiriya gihe bubaka urusengero rwa Salomo, ngo baragendaga bakajya guconga amabuye iyo mu nganzo, ibiti bikenewe bakabibaza bakabitunganyiriza iyo, ngo buri kintu cyose cyazanwaga ku rusengero cyaramaze gutunganywa ngo mu buryo bwitondewe, ku buryo bagiye begeranya ibikoresho, ngo bazamuye urusengero icyarimwe, nta nyundo nta shoka byongera kumvikana aho hantu. Noneho abantu b'Imana bakwiriye kumenya yuko ngo ubwo bwitonzi bwakoreshejwe muri icyo gihe nibwo dukwiriye gukoresha muri iki gihe turi guconga imitima yacu n'iy'abandi. Baravuze ngo ubwitonzi bwagaragaye mu kubaka urusengero ni icyigisho kuri twe kirebana n'ubwitonzi tugomba kugaragaza mu kubaka imico yacu. Nta bikoresho biciriritse byagombaga gukoreshwa, nta murimo uhubukiwe wagombaga gukorwa mu guhuza impande zitandukanye zarwo. Buri gice cyagombaga kuba gihuye n'ikindi neza. Kuko urusengero rw'Imana rwari ruri, niko itorero ryayo rigomba kuba. Mu kubaka imico yabo, ubwoko bw'Imana ntibugomba kuzana imiganda itagira agaciro. Nta murimo ukoranywe ubunenganenzi no kutagira icyo witaho ugomba kwemerwa. Uko birindaga kuzana ibiti bitasobanutse, uko birindaga kuzana amabuye atujuje ubuziranenge, ngo niko natwe tutagomba kugira ikintu na kimwe cyo gukorera Imana dukorana ubunenganenzi. Noneho bati ngo icyakora mu bunenganenzi cyose muri iki gihe mu itorero ry'Imana ntikikemerwe nk'uko muri icyo gihe batemeraga ibikoresho bipfuye kubaho. Muri iki gihe turi mu nganzo y'Imana, kandi uwo murimo wo kudutegurira kuba abakwiriye gushyirwa mu rusengero rw'ubwiza urakomeje. Muri aya masaha yo kwemererwamo, muri iki gihe ntabwo dukwiriye kuba abanenganenzi basindirimo, abatagira icyo bitaho kandi banga gucika ku byaha, ngo twitege guhinduka ababoneye kandi bera, bafite imico yatunganijwe gusa n'iy'ubwami. Uyu ni wo munsi wo kwitegura. Ubu nicyo gihe amafuti yo mu mico yacu agomba gukurwaho. Ibuye ritarabagirana nta gaciro rifite. Igihesha itorero ryacu agaciro si amabuye y'ibishonyi n'atarabagirana, ahubwo ni amabuye mazima, amabuye akomora imirashi yayo ku ibuye rikomeza imfuruka, ariwe zuba ryo gukiranuka. Noneho kugira ngo abantu babe itorero ry'Imana, naha bishingiye.
ngo ni uko buri wese agira imico myiza ikomotse kuri Yesu, ngo nk'uko amabuye yubakishijwe rwa rusengero rw'i Yerusalemu yabaga yaratoranijwe, yararimbishijwe, yarakozwe neza, bakayazana ku rusengero, ngo ariko barayaconze neza. ngo uko niko abantu bose bagize itorero ry'Imana bakwiriye kuzaba bafite imico myiza, ngo bakomora kuri zuba ryo gukiranuka. Ikintu cyose kizaboneka mu mico y'umuntu ngo kigaragara ko agikorana ubunebwe n'ubunenganenzi mu by'Imana, ngo bisa bityo ntabwo bizemerwa mu itorero. Ubwo uwo muntu n'imico ye bizashyirwa ku ruhande. Abantu bose bagize umuryango w'abizera ntabwo bakwiriye na rimwe kwirengagiza guteranira hamwe. Reka aha ntarahasoma ho ndumva nshaka ko tubanza kumenya ko itorero ry'Imana icyo ari cyo. Twari dutinze kuri iyi ngingo, ariko ndumva yumvikana neza. Tugiye kwimukira kumenya aho dukwiriye guteranira, amateraniro n'aho duteranira. Ariko itorero ryo nuko rimeze, ni abantu batoranijwe n'Imana, ni abantu bahamagariwe kwezwa bagatandukana n'ibidatunganye, ni abantu bahamagariwe guhesha Imana icyubahiro, ni abantu bagomba kubaho bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ngo buri wese agakora ku rwe ruhande, ngo ashaka guteza itorero ry'Imana imbere, ngo kandi akorera agakiza k'umutima we n'imitima y'abandi, ngo ashaka guhesha abandi umugisha, ngo yirinde umurimo wose ukoranwa ubunebwe, ngo akaba ikintu cyose ngo gitunganywa neza, ngo nk'uko abubatsi b'urusengero rw'i Yerusalemu bari barabitunganije neza. Ngo natwe tugomba kuba dufite imico irabagirana ikomoka kuri zuba ryo gukiranuka, ngo twaramaze gutandukana n'umwijima w'ibinyoma, turi abantu bagendera mu mucyo neza, ngo witangaza cyangwa wuzuye. Iyi ngingo reka tuyiveho. Ibi nibyo biranga ku itorero, ari itorero ritandukanye n'ibindi byitwa ayo mazina. Noneho abaririmo babi ngo bagomba, ngo iyo miterere mibi bigomba gushyirwa ku ruhande. Ubwo umuntu abaye ari umusinzi muri iryo torero, nta handi bazamushyira, ariko nta nshingano azahabwa. Azaba ari inkurikizi gusa, ariko atagomba gukorera itorero. Uzaba ari umwambuzi nuko, uzaba ari indaya nuko, uzaba ari umujura nuko, uzaba atejejweho imyanda ye azashyirwa ku ruhande ye gukorera itorero. Noneho iri torero ngo rigomba kuba ririmbye nk'uko urusengero rw'i Yerusalemu rwari rurimbishijwe. Ngaho noneho tujye ku ngingo itubwira ngo ese guterana ni ihame? Yego, guterana ni ihame. Abantu b'Imana bagomba kuba abantu bagira amateraniro, uko ibihe byaba bimeze kose, ngo bagomba kugira amateraniro mato cyangwa manini, ariko bagomba guterana. Guterana ni ihame. Icyakora hateranirwa ho si ihame. Gutera aho abantu bateranira byo biterwa n'uko bwakeye, biterwa n'uko byaramutse, biterwa n'ahariho. Aho abantu bateranira ntabwo ari ihame ridahinduka, ntabwo ari mu nzu bidahinduka, ntabwo ari ku gasozi bidahinduka, si mu rusengero bidahinduka, ahubwo ahateranirwa ho birahinduka biterwa n'ibyaramutse. Ngo turabireba mu ijambo ry'Imana. Ariko guterana ko niyashaka babe babiri, nibashaka b'umuryango, umugabo n'umugore n'abana, nibashaka b'imiryango, aho bishoboka abantu b'Imana bagomba guterana. Ni ihame rya Bibiliya. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 25 niho haduhamiriza ko guterana ari ihame kugeza Yesu agarutse. Haratubwiye ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe kuko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Abaheburayo 10:25 ngo tugomba guterana, ngo tugahugurana, ngo uko imperuka igenda, uko urya munsi uri kugenda utwegereza, ngo ahubwo ariko turushaho guterana. Rero nabyo ntabwo abantu bagibwira ko guterana ari ibiterane binini. Oya, birashoboka byaba binini, byaterwa nuko uwo mwanya uhari, byaba ibiterane bito,
waba umuryango, baba barenze umwe, ariko aho bishoboka abantu bagomba, abahuje bagomba kwegerana bagaterana, niko ijambo ry'Imana ritubwiye, ni ihame. Noneho birashoboka, muzasanga Koroneliyo umutware w'ingabo, reka ayo magambo tuyasome, ntabwo yari umusirikare, ntabwo yari afite umwanya uhagije, ariko yateranyaga umuryango we. Aho umuryango barateranaga, reka dusome twumve. Haratubwira ngo hariho umuntu, ni igice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa mbere, hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga ubuntu abantu benshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko ku munsi w'isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koroneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana, kandi none tuma abantu i Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda ahamagara abagaragu be, reka basimbuke. Icyo nshaka nuko twumva ko bari abantu basenga. Noneho ngo bukeye bwaho bakiri mu nzira, reka ndebe ku murongo w'icyo gice wa 23. Bukeye bwaho Petero arahaguruka, avanayo nabo na bene data bamwe b'i Yopa, nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayisariya, basanga Koroneliyo abategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira, Koroneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye, aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bahateraniye. Arababwira ati muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera, ariko njyewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya, nicyo gitumye ntanga kuza ntumiwe. None ndababaza icyo mwantumiriye. Koroneliyo ati dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu yanjye nsenga, magingo aya ariyo saha ya 9. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati Koroneliyo, gusenga kwawe kumviswe n'ubuntu bwawe bwumviswe imbere y'Imana. Nuko tuma i Yopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Noneho icyo nashaka ko twumva muri uyu murongo, murumva ko Koroneliyo n'umuryango we bari gusenga. Nuko inzu w'umuryango, marayika atumwa kuza kubabwira ko amashengesho yabo ijuru ryayumvise, kandi ko ubuntu bagira bwitaweho. Mbese bari abantu basengera agakiza k'imitima yabo, ngo ariko bagirira n'abandi bantu benshi ubuntu bwinshi. Mbese ubwo bari abantu bahesha abandi umugisha. Nuko marayika aza kubabwira ko ibyo bintu byumviswe, abarangira intumwa Petero ngo bajye kwishaka ize kubabwiriza. Mwumvishe ko Petero agiye kuza, ngo yasanze ari iteraniro ry'inshuti n'abavandimwe buriya muryango wa Koroneliyo, ngo bateranye ku isaha ya 9. Rero aha bari bateraniye ntabwo ari mu rusengero, ntabwo ari ku musozi, ahubwo ni mu nzu. Rero iby'Imana ntabwo bikorerwa protokole nk'ibindi bintu byo mu isi, ahubwo aho Imana iherewe icyubahiro aho harahagije.
ko haba hari kose, no muri gereza n'ahandi hose. Noneho aho abantu bateranira birashoboka ko bateranira mu nzu, bateranira ku misozi, bateranira mu bibaya, aho Imana iherewe icyubahiro. Yewe dusoma mu gihe cy'abavuduwa, mu gihe cy'abagorozi, aho bateraniraga no mu mashyamba no mu mavumo. Mu gihe cy'itangira ry'Abadiventiste bateraniraga mu mazu y'ibigega, aho bahunika, mu miryango y'abantu, aho uko bwakeye, aho bishoboka abantu bateraniraho. Ntabwo iby'Imana bijya bikorerwa protokole ngo bigire umurongo umwe udahinduka, ngo abantu ngo ni ihame ko bateranira hasarya, ngo niba habuze ngo ubwo amateraniro arahagaze. Oya, ahubwo ahashobotse hose harateranirwa, hapfa kuba Imana haherewe icyubahiro n'abantu bikabashobokera. Noneho ubwo guterana ni ihame, nibyo tubanza kureba. Twamaze gusoma mu Baheburayo ko abantu bagomba guterana, ngo uko imperuka yegereza ahubwo ngo akaba ariko barushaho nabo gukora ibyo bintu. Ngaho reka turebe rero niba ari ihame, nibyo twari dushaka gusoma. Ngo reka dusome muri iki gitabo Guhamagarwa kwacu, niyo ya paji tugiye gusoma y'166 ati: abantu bose bagize umuryango w'abizera ntabwo bakwiriye na rimwe kwirengagiza guteranira hamwe, kuko ari uburyo Imana yashyizeho bwo guhuriza abana bayo mu bumwe, kugira ngo mu rukundo rwa Gikristo no gusabana babashe gufashanya, gukomezanya no guterana akanyabugabo. Guterana ni ihame ridahinduka, ngo abantu bagomba guterana. Ikigenderewe ngo ari ibi bintu dusomye nshaka ko twumva neza. Icya mbere ni ukugira ngo ubumwe bw'abana b'Imana bukomeze kubaho. Kabiri ni ukugira ngo urukundo rwa Gikristo no gusabana bibeho. Icya gatatu ni ukugira ngo bafashanye, ngo bafashanye mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Icya kane ni ugukomezanya. Icya gatanu ni uguterana akanyabugabo. Gufashanya ni uko igihe cyose iyo abantu bateranye bari kumwe bashobora gufashanya, kuko abantu baganira, aho amakene yaba aherereye hose hahita habigaragariza, yaba mu by'umwuka barafashanya, yaba no mu buzima busanzwe barafashanya. Reka turebe iri jambo dushaka gusoma. Reka turebe ko tuyasoma. Ni rwa mbere rwa Petero igice cya 4:10 hati: kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, kuko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Noneho iyo twahuriye hamwe ku buryo bushoboka, gihinduka no guterana, gihinduka naho bateranira cyahinduka n'ubwinshi, ariko guterana byo bake cyangwa benshi ni hamwe. Ngo ni ukugira ngo bajye bafashanya, nguko abantu batandukanije impano, ko impano zitandukanye, ngo abe ariko bajya bazigaburirana. Abashobora kuririmba baririmbira abandi, abashobora kwigisha bigishe, abahugura bahugure, ababwiriza babwirize, abigisha ubuhanuzi, abigisha iby'ubuzima. Izo mpano ngo bazigaburirane. Byo dusomye ngo ni ngombwa ngo itorero ry'Imana rikomeze kugira ibihe byo guhura. Ubwo rero ubundi isi yabaye umudugudu, twahurira ku ikoranabuhanga, twahurira mu rugo, twahurira ku mucaca, mbese aho bishoboka hose, nta bara rimwe ridahinduka ry'aho bateranira. Icy'ingenzi ni uguterana. Noneho baratubwiye ngo nitujya duterana tujya tuzirikana ibi bintu, ni by'Imana yashyiriweho amateraniro. Icya mbere ni ukugira ngo ubumwe bwacu bukomeze butere imbere. Kabiri ni ukugira ngo urukundo rwa Gikristo no gusabana bibashe gukomeza. Icya gatatu ni ukugira ngo dushobore gufashanya. Icya kane ni ugukomezanya. Icya gatanu ni ukujya duterana akanyabugabo. Ngo ni ngombwa ngo dukomezanye, ni ngombwa ngo amateraniro akomeze, yabera ku ikoranabuhanga, yabera mu muryango, yabera ahandi aho bizashoboka, ariko guterana ni ihame, ngo ko imperuka igenda yegereza. Ariko ahateranirwaho nta hame ry'agasozi, nta hame ry'inzu ngo naha, nta hame ry'urusengero, ahubwo aho bishoboka naho. Impamvu turabisoma
mu gitabo cya Matayo, muri Bibiliya wasangamo benshi ahantu henshi hatandukanye. Wasanga Yesu muri Matayo 5:1 ngo yazamutse umusozi, amaze kuzamuka umusozi nuko ngo nyuma yo kuzamuka uwo musozi iteraniro ry'abantu riramukurikira, nuko ngo amaze kugera mu musozi hejuru ngo iteraniro riricara, nuko ngo nawe aterura amagambo arabwiriza. Ubwo rero ibi biraduhamiriza yuko ntabwo Yesu yagiraga ahantu agera ngo avuge ngo aha niho hadahinduka. Abari bafite ahadahinduka n'urusengero rw'i Yerusalemu, ariko ba nyirago barukoresheje nabi, barukoreramo ibizira, nyirarwo aje baramuhiga. Yesu yigishirizaga aho abonye umwanya. Turasomye ngo azamuka umusozi, abonye abantu benshi ntiyabajyana mu rusengero, ntiyabajyana mu mugi, areba ku musozi gusa aho bishoboka ko bicara. Nuko bamaze kwicara aterura amagambo arigisha. Ahandi zabisoma mu gitabo cya Yohana igice cya 6 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10, naho ngo yageze ahantu nuko abantu baramukurikira. Bahageze baricara, ngo hari mu byatsi byinshi, nuko akomeza gahunda ze, abantu bicara mu byatsi. Ntabwo yagiraga protokole ishobora gutuma ahateranirwa hadahinduka, ubwo byaterwaga naho bishoboka. Noneho uzasoma mu Byakozwe n'Intumwa 16:13, Pawulo ari kuvuga ngo bageze mu mudugudu, ngo bakeka ko, ngo bashyi inyuma y'umudugudu, ngo bari gukeka ko bahabona ahantu ho guteranira. Ngo bahageze bahasanga abagore, ngo nuko baterana nabo. Ahandi uzasanga Pawulo ari kubwiririza mu nzu yo hejuru, ngo witwa Utuko arasinzira ahanuka mu idirishya agwa hasi. Ibyo birashaka kwerekana ko babwiririzaga ahantu hatandukanye. Bisobanuye ko aho guteranira biterwa nuko byaramutse, biterwa n'ibyashobotse. Nta hame ridahinduka y'aho amateraniro abera. Hanini birashoboka, ahatoya birashoboka, ku misozi birashoboka, mu kibaya, mu midugudu, mu macumbi, hose birashoboka. Yewe Ibyakozwe n'Intumwa, reka naho tuhasome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Pawulo yajyaga abwiriza igihe yari afunzwe. Ntabwo yahagaritse umurimo we, ahubwo abantu bazaga kumusura agakomeza inshingano akabwiriza. Reka dusome Byakozwe n'Intumwa 28. Pawulo yigisha abayuda b'i Roma, umurongo wa 17. Iminsi 3 ishize ahamagaza abakomeye bo mu bayuda. Bamaze guterana arababwira ati, bagabo bene data, nubwo ntagize ikibi nagiriye ubwoko bwacu cyangwa imigenzo ya ba sogokuruza, nabohewe i Yerusalemu bankurayo, bampa Abaroma. Nabo bamaze kumbaza bashaka kundekura, kuko nta mpamvu yabonetse yo kunyicisha. Ariko abayuda bagiye impaka, mpatwa kujuririra kuri Kayisari. Icyakora si uko mfite icyo ndega ubwoko bwacu, nicyo nabatumiriye ngo tuvugane duhanganye, kuko ibyo Abisirayeli biringira kuzabona ari byo byatumye mboheshwa uyu munyururu. Urumva ko yari ari muri gereza, ariko yatumiye iteraniro ari kuribwira. Nabo baramusubiza bati, nta nzandiko z'ibyawe twabonye zivuye i Yudaya, kandi na bene data baje ntawigeze atubarira inkuru mbi yawe cyangwa ngo akuvuge nabi. Ariko turashaka kumva ibyo utekereza, kuko icyo gice tuzi yuko bakivuga nabi hose. Ubwo icyo bari kuvuga ni cya kindi yagiyemo cy'intumwa atandukanye n'abayuda. Bamusezeranya umunsi, bamusanga ari benshi mu nzu bamucumbikiyemo, arabasobanurira, ahamya ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu, abikuye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe. Ahera mu gitondo ageza nimugoroba. Bamwe bemera ibyo avuze, ariko abandi ntibabyemera, ntibahuza imitima. Nuko Pawulo abasezeraho, amaze kuvuga ijambo rimwe ati, iby'Umwuka Wera yabwiye ba sokuruza wanyu mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, yabivuze neza ati,
jya kuri aba bantu babwire uti kumva muzumva ariko ntimuzabimenya, kureba muzabireba ariko ntimuzabyitegereza, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi no kumenyesha umutima no guhindukira ngo mbakize. Nuko mumenye yuko abanyamahanga bohererejwe ako gakiza k'Imana, kandi bo bazakumvira. Amaze kuvuga atyo, abayuda bagenda bagishanya impaka cyane, amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi ry'abamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi. Yakiraga baje kumusura bose, akababwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose, kandi ntawamubuzaga. Twumva ko aha yari ari mu gihe cyo gufungwa, ariko yarafungishijwe ijisho abamusuraga, abo yatumiraga. Pawulo ntiyigeze ahagarika amateraniro, naho yarateranaga. No muri gereza wateranya abanyururu, aho waba uri hose amateraniro y'Imana ntabura, kuko keretse utari kumwe n'abantu gusa. Aho uri kumwe n'abantu bakemera gutega amatwi, iby'Imana birakomeza. Nta protokole y'amateraniro y'ijambo ry'Imana yo kuvuga ngo ntihahinduka, ngo hasabwa kuba hari ibi, ahubwo aho bishoboka bikorerwaho. Benshi bake, hato hanini, nuko ikitabwaho gusa nuko guterana ari ihame, bitewe nuko harimo kugira ngo ubumwe bwacu butazazimira, harimo kugira ngo duterane akanyabugabo, harimo gufashanya, harimo guteza imbere gukundana, harimo no kugaburirana impano. Noneho ibi bikwiriye kwitabwaho. Ngaho turakomeza muri cya gitabo bati, nk'abavandimwe b'umwami wacu duhamagarwa umuhamagaro wera, ngo tugire imibereho inezerewe kandi yera, nk'abinjiye mu nzira ifunganye yo kumvira. Reka duhemburishe intekerezo zacu gusabana kwacu bamwe ku bandi, kandi dusabane n'Imana uko tubona umunsi w'Imana wegereza. Reka duterane kenshi twiga ijambo ryayo, kandi duterane inkunga yo gukiranuka kugeza ku iherezo. Aya materaniro yo ku isi yategetswe n'Imana nk'uburyo dushobora kuboneramo amahirwe yo kuganira ubwacu, twegeranye mu buryo bwiza ubufasha bwose bushoboka budutegurira kuzasohorezwa isezerano ry'umurage wacu tugeze mu materaniro yo mu ijuru. Kumva ko guterana ari ihame. Ibuka ko muri buri teraniro hahurira na Yesu, umutware w'amateraniro. Muterana akanyabugabo, kuko bidahagije gusa kumenya abantu. Tugomba kumenya abantu muri Kristo Yesu. Dusabwa kuzirikanana. Uru ni rwo rufunguzo rw'ubutumwa bwiza. Urufunguzo rw'isi rwo ni inarinjye. Urw'abantu b'Imana ni ugufatanya, urw'ab'isi ni ukwigendaho, ni ukwikunda, ni inarinjye. Nshaka gutera akanyabugabo abateraniye mu matsinda mato mato, mu dutsinda duto duto two kuramya Imana. Bene data na bashiki banjye, ntimukuke imitima kubera ko muri bake mu mubare. Igiti gihagaze cyonyine mu kibaya gishora imizi cyane, imizi yacyo mu butaka, gitanda amashami yacyo maremare kuri buri ruhande, kandi kigakura cyane kandi neza mu gihe gihangana cyonyine n'imiraba yo kuba ku izuba. Niko bimeze ku mukristo waretse kwishingikiriza ku isi. Ashobora kwishingikiriza byuzuye ku Mana, kandi abasha kubonera imbaraga n'akanyabugabo muri buri ntambara ahura nayo. Icyaduha Imana igaha umugisha abatataniye kure y'abandi n'abari mu bwigunge bonyine, kandi ikabahindura abakozi bayo b'ingirakamaro.
ubwo nubwo baba bari kure ngo ariko bagakomeza bakaba abakozi b'Imana b'ingirakamaro. Itorero ry'Imana ku isi ni rimwe. Ndi kuri ngeze ku ipaje yo hakurya ni 167. Havuze ngo itorero ry'Imana ku isi ni rimwe, ngo itorero ry'Imana ku isi ni rimwe, ni itorero ryayo ni rimwe n'itorero ryayo ryo mu ijuru. Abizera bo mu isi n'abo mu ijuru batigeze bacumura, bose bageze itorero rimwe. Buri marayika wo mu ijuru yita ku materaniro y'abera bateraniye mu isi baramya Imana mu mwuka no mu kuri, bafite ubwiza bwo kwera mu gikari cyo hanze ariho ku isi, kandi guhimbaza n'amashimwe aturuka mu itorero ryo ku isi arazamuka akivanga n'indirimbo zo mu ijuru, maze ibyishimo no guhimbaza bikarangira mu bikari byo mu ijuru, bitewe n'uko Kristo atapfiriye ubusa apfira bene Adamu baguye. Mu gihe abamarayika banywa ku isoko nyirizina, abera bo mu isi banywa ku masoko atanduye atemba aturuka ku ntebe y'ubwami y'Imana akanetesha umurwa w'Imana. Muri buri teraniro ry'abera ku isi haba hari abamarayika b'Imana bumva amashimwe, guhimbaza no kwinginga by'ubwoko bw'Imana binyuze mu buhamya, indirimbo n'amasengesho. Nibibuke ko guhimbaza kwabo guherekezwa n'indirimbo z'umutwe w'abaririmbyi w'abamarayika bo mu ijuru. Igihe turi guhimbaza Imana, abamarayika bo mu ijuru nabo ngo baba bari hafi yacu cyane kugira ngo bafatanye natwe. Itsinda ry'abizera bashobora kuba bake mu mubare, ariko bacukuwe mu nganzo y'isi ari amabuye ashingaraye hakoreshejwe umutarimba w'ukuri. Bashobora kuba ari bakeya mu mubare, ngo ariko babonetse Imana ikoresheje umutarimba w'ukuri kugira ngo batunganirizwe gushyirwa mu mwanya wayo mu rusengero rw'Imana rwo mu ijuru. Hakoreshejwe ibigeragezo no gusuzumwa, kandi ni ay'agaciro gakomeye mu maso y'Uwiteka, ndetse no mu mabuye ashingaraye harimo ay'agaciro mu maso y'Imana. Ishoka n'inyundo ndetse n'urutambi rw'ibishuko n'ibigeragezo biri mu biganza bya wa wundi w'umunyabwenge, kandi ntabwo abikoresha agendereye gusenya, nta kubitira ubusa, ahubwo abikoresha mu gutunganya buri mutima. Azakoresha ibigeragezo bimeze nk'ishoka, ngo azakoresha ibigeragezo bimeze nk'umutarimba, ngo azakoresha ibimeze nk'inyundo, ngo azakoresha n'ibimeze nk'urutambi, ngo azakoresha n'ibishuko by'ubwoko bwose, inkomyi z'uburyo bwose, ngo kugira ngo amabuye ashingaraye ayaconge neza, ngo yose ayatunganye, buri mutima wose awugire mwiza. Imana ntizegera yirukana umuntu woroheje kandi wicisha bugufi hanyuma y'abandi wizera Yesu, kuko itazigera ikuraho intebe y'ubwami bwayo. Twemerwa binyuze mu mwana wayo ikunda. Turi abagize umuryango wa cyami, abana b'umwami wo mu ijuru, abaragwa b'Imana n'abaraganwa na Yesu Kristo. Noneho ubwo icyo kuzirikanwa ni uko igihe cyose abantu b'Imana bagomba kumenya yuko baba bake baba benshi, icy'ingenzi ni uguterana hakurikijwe uko bishoboka. Guterana ni ihame ridahinduka kugeza ku mperuka, ariko igihinduka cyo ubwinshi burahinduka, ubuke burahinduka, ahantu harahinduka, byo bigendana n'uko bwakeye. Ngo ariko nitujya guterana ngo tuzirikane icyo tuba tugiye gukora, ntabwo ari ukujya guterana gusa, haba ku ikoranabuhanga, habe ku misozi, habe mu miryango, ahariho hose. Ngo impamvu amateraniro abaho, Imana ikaba yaragize ihame, ngo ni ukugira ngo ubumwe bw'abizera buzakomeze kubaho, ni ukugira ngo urukundo rwabo rwe kuzacogora, ni ukugira ngo bazakomeze gufashanya, ni ukugira ngo bazakomeze guterana akanyabugabo.
baterana inkunga n'akanyabugabo. Noneho twihutira gusoza urupapuro rw'168 bati mbega ukuntu iyi nkuru iteye ibyiringiro, kumva ko Uwiteka agaragaye aca bugufi kugira ngo ategere amatwi ubuhamya butangwa n'abahamya be. Amagambo Imana n'abamarayika bumvana umunezero ni amagambo yo gushima ku bw'impano ikomeye isi yahawe binyuze mu mwana w'Imana w'ikinege. Iyo twateranye turi guhimbaza mu ndirimbo, turi mu mashengesho n'amashimwe, ngo Imana n'abamarayika banezezwa no kumva izo nkuru ziri gusubirwamo. Buri jambo ryose ryo guhimbaza Imana ku bw'umugisha w'umucyo w'ukuri twahawe ryandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Buri jambo ryose rihamya ubugwaneza bwuje imbabazi ubwo Data wa twese wo mu ijuru yagize ubwo yatangaga Yesu ngo akureho ibyaha byacu maze aduhe gukiranuka kwe, ryandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Bene ubu buhamya bwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Amashimwe twasomye bamamaza ishimwe ry'abahamagaye ngo ni ukwamamaza igitambo cya Yesu watangiwe abanyabyaha. Icyo gihe n'ibihe byiza bahagirira ni iby'agaciro. Rwanda abizera bateranye. Abizera bateranye baba bari mu cyumba umuremyi w'ijuru n'isi yumviramo ibibazo by'abantu be. Iyo twateranye aho twaba turi hose, ngo tuba dusa n'abantu bagiye mu cyumba aho umuremyi w'isi n'ijuru aba ari gukurikirana ngo yumve ibibazo by'abantu be. Bagomba guhamya Imana n'umukiza Yesu Kristo, we watanze ubugingo bwe ku bw'ab'isi. Mbega ukuntu Imana yita cyane kuri aya materaniro mato. Imitima yabo Yesu Kristo yatanzeho incungu y'amaraso ye, kandi aba ari hagati muri bo igihe bateranye baramya Imana. Igikomangoma cy'ijuru gihuza inyungu zacyo n'iz'abizera uko imibereho yabo yaba yoroheje kose, kandi ahantu hose bagize amahirwe yo guhurira, ni byiza ko babwirana kenshi amagambo yuzuye amashimwe n'urukundo rukomoka mu gutekereza ku izina ry'Umukiza. Nguko uko Imana izahererwa icyubahiro mu kubategera amatwi ikumva, ndetse amateraniro y'ubuhamya azafatwa nk'ay'agaciro gakomeye mu materaniro yose. Reka bose bibuke ko abamarayika bandika mu gitabo cy'urwibutso buri jambo ryose rirengera imico n'umurimo wa Kristo. Ijambo ryose twavuze, imico yose twagize byiza ngo byarengeraga umurimo wa Yesu, ngo twibuke ko bijya byandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ku bantu bahamya urukundo rw'Imana, Imana irababwira ati bazaba banjye umunsi nzabikoreraho. Reka Imana ifashe buri wese tuzirikane ibi bintu. Tumenye ngo itorero ry'Imana ku isi ngo ni itorero rigizwe n'ibi bintu bikurikira. Ni abantu batoranijwe, bahamagawe mu mahanga yose, mu moko yose. Bamaze guhamagarwa, ngo bahamagarwa babwirwa yuko bagomba gutandukana n'ibizira bakaba abantu bejejwe, barabyemera. Ni abantu bavuye mu mwijima w'ibinyoma mu isi ngo bitaba umucyo w'itangaza bawugenderamo. Ni abantu ngo bahagurutse bagiye guhesha Imana yabo icyubahiro. Ni abantu babereyeho kwamamaza amashimwe. Ni abantu babereyeho kwamamaza amashimwe y'abahamagaye. Aba bantu baba bake, Yesu muri Matayo 18:20 yavuze ngo niba baba 2 cyangwa 3 ngo nawe azaba ari hagati yabo. Ntabwo bigombera ubwinshi, ntibigomba ibindi byubahiro. Icyo Imana yitaho gusa nuko bujuje ibyo byangombwa, batandukanye n'ibizirano ubwoko bwejejwe,
ni abantu bavuye mu mwijima bagendera mu mucyo, ni abantu baharanira guhesha Imana icyubahiro, ni abantu bamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ngo baharanira agakiza k'imitima yabo n'iy'abandi, ngo babayeho bifuza guhesha abandi umugisha. Aba bantu nibo torero ry'Imana. Wareba ukavuga ngo aba nibo, ukabatandukanya n'akajagari k'ibiri mu isi byitirirwa itorero. Noneho amateraniro, guterana ni ihame, yaba ari umuryango umwe, umugabo n'umugore n'abana be, yaba ari imiryango ihuye, yaba ari abantu babiri cyangwa batatu, ngo aho bishoboka bajye baterana batitaye ngo ni hehe, habe mu nzu, habe ku musozi, habe mu kibaya, ahariho hose bishoboka bagomba kuhateranira, ngo icyo bagamije ngo ari ukugira ngo ubumwe bwabo bukomeze kandi bukomere, baterane akanyabugabo, baterane inkunga, bafashanye, urukundo rwabo rutera imbere. Imana idushoboze kuzirikana ibi bintu bya protokole byo kumva ko iby'Imana hari ahantu bizakorerwa hadahinduka. Nta rugero rwabyo dufite. Abantu isi ya mbere ntiyigeze igira aho basengera habitunganirijwe kugeza ku mwuzure. Kuva kuri Aburahamu ukageza Abisirayeli bageze mu butayu nta byari biriho, ahubwo aho byashobokaga bahubakaga icaniro cy'Imana bagatamba ibitambo. Gahunda yatangiriye mu butayu bashyiraho ihema ry'ibonaniro, yari igendereye icyigisho cy'ibitambo n'abatambyi byashushanyaga Kristo uzaza gucungura abantu. Ibyo byagarukiye ku musaraba, umwenda ukingirije Yesu wadutsemo kabiri, abatambyi n'ibitambo n'ubuturo bwera bwo mu isi byagarukiye aho ngaho. Hasigara Yesu n'intumwa ze bacumbura ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya. Mu gihe cyabo nta handi hongeye kuza ibintu byo guprotokora ngo iby'Imana bijya ahantu. Aho bishoboka nta kibazo, ariko aho bidashoboka nta hakiriweho iteka Imana, kiretse hari ibizira. Rero haba mu gihe cy'intumwa, haba mu gihe cy'abagorozi, ukageza mu gihe cyacu, iyo ibintu bya protokole mu by'Imana byaje mu isi bakabiprotokora cyane, iryo dini riri kwerekeza mu kugwa. Rero Imana idufashe, aho gukora protokole nini cyane y'aho dukorera ibiterane, dukore nini cyane turi guprotokora imitima yacu. Niyo Imana ishaka ko turimbisha cyane, ngo maze tugahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Twe tukaba inzu y'Imana ikaba muri twe, mu cyimbo cyo kurimbisha amabuye n'amatafari n'amarangi n'amabati. Ibyo ni amazu yacu, ariko inzu y'Imana ni twebwe, nitwe Imana ishaka guturamo. Twe kujya turya ibitaribwa, twe kujya turya mu buryo bw'amafuti, tunywe uko bikwiriye, turya uko bikwiriye, twifate uko bikwiriye, twambara uko bikwiriye, tube inzu y'Imana iture muri twe. Ahandi hose twagira insengero zizaba izacu, ariko twe kujya tuvuga ngo ni mu Imana ntiba muri ayo mabuye, iba mu bantu. Izo ziba izacu tujye twugama mu izuba n'imvura, ibyo nta kibazo. Niba bidashobotse duteranire n'ahandi, no mu muryango, no ku micaca, ahariho hose, aho twakwicara bigashoboka, aho twabwirana bigashoboka, tuzahakorere umurimbo Imana ishaka n'uwo mu mutima, naho uwo hanze n'uwacu. Aho bishoboka byose byakorwa, aho bidashoboka hagakomeza ibishoboka. Imana idufashe kumva, izadushoboze kumvira, twirinda aka kavuyo n'akajagari ko mu minsi y'imperuka ko kwibeshya no kuyoberwa icyerekezo. Turomboreze muri uyu mwijima tugendeye mu mucyo, tuzasoreze mu ijuru mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Urakoze Muremyi wacu uri mu ijuru, tugushimiye ko uyu mwanya nawo ushoje amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Ibyo tumaze kumva wandikishije mu ijambo ryawe, Umwuka Wera biherekeze, azadushoboze kubimenya, kubyumva, kubisobanukirwa no kubyubaha, bizatubera umucyo utumurikira kugira ngo bizaturenze ibi bihe by'akajagari, tuzasoza amahoro mu izina rya Yesu, amen.